Muraho neza bakunzi b'imigani ndetse n'inkuru nshyashya TV. Nonaha bazaniye umugani ubabaje cyane ku buryo uri buwumva ukarira. Nanone ugiye kubagezaho uyu mugani ni Fabien, wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse na like kuri iyi video. Uyu mugani ni uw'umumama washinguye umwana we wenyine abaturage bamutereranye bamwanze. Uyu mugani nawise mugani witwa nuwa Nyirabyinshi n'umwana we wari witwa Barambaraye. Habayeho kera umudugudu wari hagati y'imisozi miremire n'ibibaya byijimye. Haturaga umugore w'umukene cyane witwaga Nyirabyinshi. Izina rye ryasaga n'irisesereza kuko mu by'ukuri nta byinshi yari afite cyangwa yari atunze, uretse ko yari atunze umutima wuje urukundo n'umwana we rukumbi yabyaranye n'umugabo wamusize agapfa akiri muto. Byaje kugenda bite rero? Uwo mwana yitwaga Barambaraye yari umwana w'ineza, ufite amaso asa n'areba kure cyane, ufite byinshi atekereza ariko adafite uwo abibwira. Nyirabyinshi yaramukundaga cyane ku buryo atigeraga arya ngo ahage umwana we atarahaga. Yambaraga ngo amurinde imbeho, akaruhuka ngo atamureba asinziriye. Babonaga iminsi yose ibabaje. Ijoro barimaraga batahiye ingwi, bakaryama badafite icyo barya, bagatwikira umwana imyenda ishaje. Nyirabyinshi akayicamo kabiri ngo umwe agire icyo yitwikira. Iyi mvura yagwaga, inzu yabo yasakambiraga, amazi akuzura hasi. Nyirabyinshi akabumbatira Barambaraye amurinda ko amazi amugeraho. Ntawe unyumvire. Umunsi umwe rero byaje kugenda ute? Barambaraye yararwaye, umubiri we urashyuha, ijwi rirahinduka, amaso atangira kuzima nk'itara rishira amavuta. Nyirabyinshi aramureba, amarira amuzenga mu maso, umutima umwuzuye igihunga. Yaramubwiye ati, mwana wanjye gira ukwihangana, mwana wanjye gira ukwihangana. Mama agiye gushaka uko akuvura, niyo byansaba kugurisha umutima wanjye ndi buwutange. Yaragiye agenda mu mudugudu asaba ubufasha. Ahantu anyuze hose abantu baramuhunga, abandi bakamubwira bati, natwe turi abakene twagufasha dute? Nawe unyumvire. Yageze ku mugabo wari ufite amafaranga menshi, amupfukamira ku mavi, ararira aramwinginga. Uwo mugabo aramusubiza ati, sinatanga amafaranga ku mwana w'umukene, ibyago byawe si cyo kibazo cyanjye. Nyirabyinshi asubira mu rugo, umutima we wasandaye. Agera mu nzu asanga Barambaraye adahumeka neza. Aramubumbatira, aramuvugisha buhoro, aramubwira ati, mwana wanjye mama arahari, mwana wanjye Barambaraye, mama ndagukunda kandi ndahari ku bwawe, ntugende wenyine. Ariko urupfu ntirwigeze rumwumvira. Mu gitondo izuba rirashe risanga Barambaraye yapfuye mu maboko ya Nyirabyinshi. Nta nduru nta marira yahise asohoka, yaricecekeye, aramureba, aramwitegereza, agahinda karamwica. Ikimigani cyose, marira ni yose, nk'ushaka yasanye n'ushaka kumubyutsa, ariko ntiyabyuka. Nyuma y'igihe kinini aravuga ati, none se mbaye nde? None se mbaye uwande? Yamushyinguye wenyine. Mbega abaturage b'abagome, nta muntu n'umwe wamuherekeje. Nyirabyinshi yicaye kumva aririmba indirimbo y'agahinda, amarira agwa ku gitaka kitarakomera. Nyuma y'iminsi bike Nyirabyinshi nawe ararwara,
abaturage basanga yapfuye, yicaye iruhande rw'imva y'umwana we, amaso ye ahanze mu ijuru wari utegereje kongera kumubona. Iyi nkuru rero iratwigisha iki? Iki ni igice cya mbere. Isomo ry'uyu mugani, uyu mugani uratwigisha ko umutima utagira impuhwe wica kurusha inzara. Nanone ukwirengagiza imibabaro y'abandi bishobora gutuma ubuzima buzima bupfa. Urukundo rwa nyina w'umwana ntirugira iherezo, n'urupfu ntirurangiza. So shaka episode ya kabiri cyangwa igice cya kabiri cy'uyu mugani, byabagezagaho uyu mugani ni Fabien. Niba wawukunze wandike muri komenti tubibone, turaguhereza igice cya kabiri rwose. Ndabakunda cyane cyane, Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Ciao.